umugabo wawe niba mukubitanya ahantu yaguciye inyuma ubu ngubu umugabo w'umuntu witwa Claudine nawe mwakubitanye nta mpamvu yo kuvanga abagabo bose bacana inyuma hoya none se abagore bose bacana inyuma ntago ariko bimeze hari abagabo bafite akageso ko gucana inyuma hariho umugabo utabikunda wowe ubona ari igiki cyatuma ure ku rugo rwawe ukavuga uti ahaho ndasinye bivuyemo nta na kimwe kubera ko nagenda nkababara namara gukira ku kababaro nkongera ngasubiramo tena rero aho kugira ngo njye kumenyana n'undi muntu agiye kumbabaza bundi bushyashya atakinkunda atakinshaka nahaguma wazakongera ukankunda ku bubi no ku bwiza ndamwizirika umva gahunda ari ukumwizirika muraho neza nizeye ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi nkomeje kubashimira uburyo mukomeje gukora subscribe comment and share nizere ko aho muri hose muri amahoro ndabasuje rero shachazo abantu barasakuza we byahatari ndabasuje mwese uyu munsi rero mbafitiye surprise mwayibonye bazanye umuntu yitwa Ketchup umuzi he namubonye umwitegereze neza uri mumbwire Ketchup ndakwakiriye kuri urakoze cyane noneho rero ndakuvuze Ketchup reka none tubwire abantu kuri Creative Show ese umuntu utazi Ketchup akose muraza ko batakuzi barakuzi ariko byibuze umuntu wenda waba ukuzi bitandukanye nuko we wiyizi wamubwira ko Ketchup ari muntu ki ubundi wenda bitari ibyo waruvuze Ketchup ni izina nahawe n'akazi ariko ubundi nitwa Jarianeri cyangwa se Mama Kami cyangwa Mama Tripo kubw'umugisha nahawe na Nyagasani ikindi ntandukanye cyane na Ketchup hari Neri hari Ketchup Neri ni umuntu ukunda kuba atuje uvuga make nk'aya ngaya ngiye kuvuga witonda ni umuntu usanzwe nk'abandi bose bumva ko basanzwe batiremereza iyo ushatse kuvuga ngo nese Neri noneho muri filime ni muri filime gusa ntabwo nyine uri kuvuga ko bagomba kugutandukanya na Ketchup Ketchup we ni umuntu ni umusazi ni umuntu ukunda amafaranga ni umuntu utita ku buzima bw'abandi bantu cyangwa wumve ko hari abandi bantu bababara ariko noneho Neri nkunda abantu sinkunda ko hari n'umuntu wababara kubera njyewe ndi n'umuntu ugira impuhwe Neri wari uri kutubwira ko utagira impuhwe urumva Ketchup ni umuntu utagira impuhwe ni umuntu wirebera iby'amafaranga gusa ni umuntu utekereza hafi niko navuga ariko Neri biratandukanye Neri n'umubyeyi Neri ni umuntu ugira impuhwe ariko ntabwo singira impuhwe zo gupfusha ubusa yego ndi umuntu ugira impuhwe aho bikwiriye ikiganiro ngeze kubona ukareba kuvuga ngo nanjye aho mbera mwiza ntabwo nayamuha noneho rero hari ukuntu umuntu aba akubona nyine nko muri filime agahita akujajinga nyine wowe bijya bikubaho nyine umuntu akakujajinga musanga muzanye apana abantu batakuzi umuntu nyine muziranye akakujajinga birashoboka hari nk'igihe uziranye n'umuntu akigira nk'aho atakuzi akakwiyibagiza kuko ariko bishaka agatangira kuvuga ngo nguzi ngo bino bintu ufite ngo usigaye ngo ubikora gutya ngo gutya nyine akaba akuzi neza azi ko bitandukanye nawe ariko nyine nawe akajya mu mwanya wa babandi n'abantu nawe yirengagiza ko akuzi yego nawe akakuvuga nabi nka babandi batakuzi kandi yakakuvugiye aho ngaho bibaho cyane byambayeho mbese mu by'ukuri harimo ukuntu umuntu akuza avuga ngo Ketchup si ubwo ko biriya bintu akina buriya si ibyo ntari nk'abantu kera baguteretaga utarafata nyine umwanzuro wo kubana n'umugabo wawe nubwo n'umushe mwamenyanye kera ariko urumva hari ukuntu hajemo akantu ko gusa nk'aho mutari hari amayibirisi yivanzemo yego nta bantu baguteretaga nyine batinya bavuga bati n'ubundi uriya mukobwa akunda amafaranga ntabwo wamushobora yego byarabaye hari nk'umuntu waje wenda mu buzima bwanjye avuga ngo hapfa wavutse akaza nyine avuga ati hapfa wavutse reka ngende ngerageza hari igihe byamira cyangwa bikanga yego kubera kwibwira ko akunda amafaranga
niba ntafite imodoka nziza nta kintu twavugana, nimba bitameze gutya nta kintu twavugana, byarabaye. Mbese mu by'ukuri ntabwo yakunda? Sheri ndayakunda, n'ubu impayeho ntabwo nayanga. Ndayakunda cyane cyane, ariko nuko nyine yaravuze ngo Neri, ngo nyine Neri ngo ni umuntu udakunda amafaranga. Oya navuze ntabwo ho nabivuze cyane, ahubwo ndayakunda, ariko nanone filime biba bikabije, bari ibintu bitari ibintu bisanzwe. Yego, haba harimo n'ubutindi bundi, ariko mu buzima busanzwe ndayakunda. Niyo nagiriwe umugisha nkayabona, nshobora nanjye kuyaha undi muntu. Urumva biratandukanye, kandi muri filime nayabonye bacaka ndi nta umuntu tuyasangiye. Kakantu katrendinze ngo twite ngo urufungo nshaka kuyabona. Rero amafaranga ni meza, ni amafaranga nta meza. muntu utayakunda, hagize n'umuntu wandika ngo ntabwo ayakunda yababeshye. Afite n'ikibazo. Satani ngo naye bajya batwereka ahantu abikorera ibyo bintu. Ninde se utaba umuntu wa Satani aba yaraye? Ubuzima tubamo n'ibi byose dukora tuba dushaka amafaranga. Nk'uko umuntu abyuka akajya gucuruza mu mujyi, uko umuntu abyuka akajya gukora, hari abantu benshi bateka imitwe kubera ko bashaka amafaranga, usibye ko atari byiza. Hari umuntu uva iwabo agasiga ababyeyi be, akaza agakora akazi ko mu rugo, akavuga ati sha niba byaranze nawe ndawuteka cyane, akaza agakora akazi ko mu rugo. Bajya bavuga ngo umuntu ashatse guteka umutwe ngo yahimba ku bintu ngo bijyanye n'abagore, ngo ukavuga ko uyu muti ngo gutuma abagabo ngo bagukunda, ngo utuma umugabo wawe ngo akwitaho cyane. Nyine hari abantu bajya batubura, subiza. Yego, shabiba, ariko we ni bibi n'ukuri kw'Imana. Uzi kuvuga ngo ugafata nk'umuravumba ukawuvuguta ukawukamura ukavanga n'ibindi bintu, none ukajya ubwira abagore ngo uyu muti wunyweye ngo mu nda bigenda gutya, wenda ngo ushobora ngo kuba byara. Ibyo bintu ni bibi, mujye mutubabarira. Hari akantu ariko naganiriye na Ketchup kandi mubisi ko ngiye nkunda kuvuga ku bintu akenshi igihe ibiganiro byanjye nkunda kubwira abadamu nyine mu rugo uko bagomba kwitwara nyine ku rugo. Wowe uvuga iki ku mudamu nyine ushobora kuba yakwitwara neza nubwo umuntu utamucunga 100%, ariko umudamu ni iki byamusaba kugira ngo agumane n'umugabo we kandi bameranye neza? Ikintu cya mbere rero njyewe, kubera ko icyo ngiye kuvuga ni ikintu buri muntu wese yakora. Ibyo nakorera umugabo wanjye si byo wakorera uwawe, kuko bateye bitandukanye. Buriya n'impanga zikunda ibintu bitandukanye. Rero ikintu cya mbere ni ukumwubaha. Umuntu wese ahava akagera akunda umuntu umwubaha, uretse n'umugabo. Noneho ku bagabo bo bakunda icyubahiro cyane. Rero mba numva wamwubaha, ukagerageza iyo wubaha umuntu ni nako umuha amahoro muri we. Niba hari n'ikibazo, umuntu wubaha ntabwo ushobora kumubona yicaye ngo uhite utangira umusunike, umukore ku mutwe, umubwirire hejuru. Iyo utamwubaha umubwira uko ubonye, uvuga uko wishakiye. Ariko iyo umwubaha ibintu byose bigenda gahoro. Ikintu cya mbere rero ni ukumwubaha no kumuragiza Nyagasani. Hari za karashika ziri hano hanze, ziba zimeze gutya, sibyo? Uba utegereje akanyama kipfishije, niko navuga. Ubwo ni umugabo wiyandaritse muri make, wahita yanura ajyana. Usibye ko umugabo nawe ugenda muri ubwo buryo, uwo ntazakubabaza, ntabwo aba ari uwawe. Umugabo nuhagarara ku ijambo rye, yego rwose, ikintu cya mbere wowe uzamwubaha uko ushoboye. Byanga akagenda ni ingeso, ariko wowe uzubaha umuntu umuragize Nyagasani. Ubundi ujya imbere y'Imana uvuga amazina y'umugabo wawe, usaba Imana ibintu byose wifuza ko yagira, n'ibyo nawe wagira bizakunda. Ni ukuri. None se utekereza iki ku bantu bagira oreri mu rugo zo kugira igihe bakorera gahunda y'abashakanye? Yore ni ukuri kw'Imana. Niba ari n'agapapuro banditse bagashyira ku gitanda, bagaca cyangwa akajenda bakoresha bagaca, biriya bintu ugiye kubipangira bigenda nabi. Umva bigenda nabi. Ni byiza ko uko bije nyine ni uko nguko, ko n'umugore n'umugabo reka nta mpamvu y'indi mibare myinshi. Njyewe ntabwo mbashyigikiye, ntabwo ibyo bintu biceka. Nta bintu byo kuvuga ngo uyu munsi ngo ngiye ngo wapi, ngo ejo ngo nibwo nzameze neza. Oya, ntabwo ari byiza. None se nta gihe se umugabo washobora kuza utari muri mundo? Birashoboka. Icyo gihe bwo wababwira si iki reka nkubwire, kugira ngo bajye bagira uburyo basi babasubiza. Iyo ukunda umuntu urigomwa kubera we.
hari ibintu dukora kubera ko ari inshingano bibaho. yego Umunsi uzakora ikintu wumva utari muri mode ariko ukumva uri ngombwa kugikora, uwo munsi uzamenya ko uri umuntu mukuru kandi ko hari umuntu ukunda. Njyewe niba ntameze neza nkatanga ikintu nigomwe kugira ngo nkunezeze, bishobora gutangira numva bingoye ariko bijya kurangira ahubwo nakurushije kuba nawe wumva mood ari mubi cyane. umva ketchup urumva ukuntu ari kubagira inama kandi ketchup n'umudamu uzi ubwenge, njyewe ukuntu njya mubona azi ubwenge, kandi ikindi sinzi impamvu akenshi ntabwo ari bose ariko igihe kenshi abantu kenshi bakunda gushaka barabanje kubyara umuntu bafite ubwenge bwinshi ni ukubera iki cyangwa ariko n'ubundi abasanzwe ameze. Hari igihe bari kuba usanzwe umeze, hari nk'abantu nzi babyaye nk'abana babiri kandi kuba papa batandukanye wenda nta n'umwe yanabanye nawe ariko n'ubundi akaguma mu mutwe ari sufuri pe ari zero. ngo bivuze ngo n'ubundi niko umuntu aba asanzwe ameze. Yego. None se hari nk'ukuntu hari abadamu bajya banyandikira ngo umugabo wanjye ngo ntajya atuma ngo ntajya aza ngo dusangire ngo ku meza ngo nabuze igihe na kimwe ngo twaba twicaranye nawe muri salo, ugasanga nyine nk'umugore ntabajwe n'uko umugabo atamuhahiye cyangwa se batabonanye umwanya, abajwe n'uko batajya basangira ku meza. Icyo cyonyine kigatuma bashwana. Reka nkubwire uwo muntu ntabwo ngewe namurenganya, biranababaza kubera ko we niko abyifuza, ibyo byose arabibona ariko hari n'ibindi akeneye. Erega kuri iyi si ushobora gusanga uwo muntu yarakuriye muri famiye imuha buri kimwe ariko itaramuhaye urukundo, ikamuha ishuri ryiza ibintu nk'ibyo ariko nta rukundo bamuhaye, akaba yararutegereje ku mugabo we ntarubone. kandi gusangira n'umugabo wawe ntabwo bimeze kuko njye nawe twakwicara tugasangira. Kwicara nkasangira n'umugabo wanjye hari ikindi kintu byongera. Rero nimba bitaba birababaje ariko ni byiza ko umuntu mubana mwicara mukaganira ukamubwira sheri njyewe rero ndifuza ko twajya dusangira kuko mba numva ari byiza, mba numva mbyifuza, ukabigerageza ukigomwa nimba atana saa sita z'ijoro ukihangana umunsi wa mbere nturye ukamutegereza akaza mugasangira, byibura hari igihe yazabyiga akabona nyine urigomwe kuri we. aramutse satashye nyine yariye ubu nawe ra atashye ariko agatanga iposha akajya kurya hanze. nawe mari kuvuga ngo hari abadamu baba bamaze nk'imyaka mu buzima bwabo abagabo bataha bariye bibaho kandi ngo rasiyo ayitanga yego n'ibindi byose nta kibazo yego, ariko nyine ako kantu agataha yariye buri gihe ataha atura imibi. najya mutekera nkabishyira ku mutwe yaho ari buryame. hoya birababaje ni ukuri maze ni bibi abaye areactinga nabi ku buryo wasanga nyine ibyo bintu bibaye biteza ikibazo. Hoya niba ibindi abikora neza oya niba ibindi abikora neza ihangane, hari igihe bizakunda, bishobora no kuba nyuma y'imyaka 5. hari igihe umuntu abyara hashize imyaka 20 ageze mu rugo rwe, ihangane rero nawe hari igihe nyuma y'imyaka 20 yaza mugasangira cyangwa akarya no mu rugo. Yego. Mu rugo bakunda kuvuga ngo urugo ni ishuri, ngo ni ishuri ry'ubuzima ngo ritarangira. Ese na ketchup niko abibona cyangwa se Neri? Kavuge Neri ko niwe mu rugo. Neri niko abibona. Yego, urugo ni ishuri ariko ntabwo urugo rubamo ibintu bibi gusa, usibye ko ngiye ntaranahuramo n'ibibi nuko twakuze buri muntu wese avuga ngo ngo uragiye ngo uzabona. Urabizi? Yego, ariko ni uri gutanga invitation bata tubonye ibyo wikururiza. Hari n'igihe ucana n'umuntu akavuga ngo mbabajwe naho ugiye. Iyo uvuze ikintu kibi akaba ari nacyo uhoza imbere ni nacyo ubona, kuko niyo umuntu akoze ikintu cyiza ntabwo kibona. Rero mu rugo ibintu birahinduka kandi urugo ruba rukeneye udushya twa buri munsi, sibyo? Niyo mpamvu ari ishuri kandi n'ubuzima tubamo bwa buri munsi ni ishuri. Rero iyo ubayeho wumva ushaka kwiga n'urugo ruba rwiza. Yego. Akenshi abantu iyo bari kuvuga ku bagabo ntujye ubona nko mu biganiro ndabizi ko ama interview menshi yareba ugasanga nk'umugore yatatse umugabo nka Stella wigeze kumubwira mu kiganiro cyawe uburyo nyine hari ikiganiro ugeze ko aravuga ku mugabo we n'icyo ubona abantu bamututse. Ni ukubera iki abantu bakunda gutuka ku muntu yari gutaka umugabo we, uri kuvuga ku mugabo we ugasanga bamuteze iminsi bamubwiye ko ibintu mu by'ukuri ntabwo biri ngombwa ko umuntu yavuga ibiharimo byiza mu gihe yumva ko we ntacyo bimutwara. Reka nkubwire
abantu mujye mureka kurenganya abandi nimba avuze umugabo we akamuvuga neza mureka amuvuge neza nose ko hari umuntu uza akavuga umugabo we nabi mukajya mukamushyigikira ngo mbega ikigabo ngo bikini biki cyangwa mukamutuka ngo kushize ibyawe hanze yego niko byumva hari n'igihe ababura abantu bamuganiriza akumva naza kubivuga aribwo ari buruhuke ikindi nimba mvuze ibintu byiza ku mugabo wanjye ese wowe wabyishimiye wabona umugabo wawe nawe adashobora gukora ibintu byiza ugasaba Imana nawe akabishobora sibyo nta mpamvu yo kubwira umuntu nabi usanga muri icyo kiganiro bukore kumushimira ari byo bintu byiza nawe ari bwishime ko niwo mwanya ubonye wo kumushimira umva hari n'igihe urugero nimba Stella ashimiye umugabo we kuki se atari kwigisha abagore gushimira abagabo babo ko hariho abagore nabo batazi gushimira ahubwo byabaye isomo kuri wowe uri kubireba ukavuga ati ahubwo umugabo wanjye natahakanahanira irindazi enzanya nibwo kumushimira wenda wowe ushobora kuba udafite channel uri buvugireho ariko ufite WhatsApp yawe ushobora no gupostinga iryo rindazi ukandika ngo wakoze ahubwo nuko hari igihe baba bagira ngo ni ukwirata mu by'ukuri ntabwo ari ukwirata reka turabakunda tuba tugomba kubaganiriza uko twiyumva n'uko tubayeho kandi ikindi umuntu agomba kuviva ubuzima arimo cyane niba mbanye n'umugabo neza na cyose kuko mani kuvuga ku bantu baba baratandukanye n'abantu n'ubushobora nko kugira ntabwo ari byo nkwifurije n'urugero cyangwa se nkanjye nkagira icyo kibazo hakaza nk'impinduka tujya tubona abantu benshi baba bakundana tukabona ibintu byarahindutse ntuze ngo uhite muri komenti ngo ukuntu yamutakaga yigosha ngo ukuntu hero ntawe ari gutekereza ko ngo wavuga gutyo cyangwa ukaba uri kumutaka ukajya kumva umuntu akubwira ngo maze ngo nibyanga ngo sinzumve ngo uri kuvuga kubera iki none se uyu munsi iyo utari kurya uvuga ko wariye ejo utariye uba wumva ko nyine mu gifu nta kintu wariye nibyo mu buzima niko bumeze ibintu byose ushobora gucamo wabivuga binabaye ushobora kuvuga ati umugabo naramwizeye arantenguha bibaho ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu niba yavuze umugabo we neza bivuge ngo niba ngo aho yavugiye ko ari mwiza binabashoboka ko yanavuga ko ari mubi bitewe n'uko yamubereye mubi cyane cyangwa Imana igakomeza ikabiha umugisha bikakomeza bikamera reka nkubwire hari umuntu nanaguhemukira ntuzibagirwe ko hari ikintu cyiza yakoze njyewe hari abantu narabivuze kuri channel yanjye hari abantu ba famiye nenga cyane cyane pe ariko sinibagiwe ikintu cyiza bakoze niyo ngiye kuryama pe mu busabe bwanjye mbashyiramo nkabasabira ibyiza ku Mana kuri icyo kintu ariko mu by'ukuri simbura kubabazwa n'ibibi bakoze rero niba umugore yavuze neza umugabo we cyangwa umugabo akavuga neza umugore we nta kintu bitwaye mu by'ukuri kubera ko nyine nibyo yakoze nose murashaka avuga ibibi bitabaye ukajya muri mudu y'ubuzima nyine urimo bikubabaje turanakwihanganishije ariko umuntu nyine aba ari muri mudu yababaye agahita yumva ibintu uri kuvuga uri gutaka umugabo hari nka depression nawe afite atabizi nawe uri gutaka umugabo kandi we arabizi ko abagabo ari babi yashatse umwe ashaka babiri ashaka batatu ariko ni ukwihangana Imana nawe ugasenga bikazagenda neza none se hari ukuntu wowe uba wumva warabonye ko abadamu cyangwa se ingo icyo kintu uvuze ngo ukareba ibyiza akenshi njya mbona ikintu gituma abantu batandukana ariko wakunda kureba ibibi cyane umuntu ukore kuruta kureba icyiza tuvuge nk'umugabo wawe akakubwira ngo nta mwanya mfite wanandeka urugero ugahita urakavuga ati ntumbonera umwanya ukibagirwa ko ari igihe ajya kubonera umwanya wo wowe nawe wawubuze wanawubuze ukibagirwa ko ajya gutwara kugeza ahantu hose yigomwe noneho ukihutira kuri rya jambo akubwiye naje kuransanga umuntu wese agiye atekereza ibintu byiza umuntu agukora ugatekereza kuri iyo mpeta yakwambitse ugatekereza kuri ubwo bukwe mwakoze ugatekereza ko yakwemeye abandi birirwa bavuga ubusaka akabibona nka zeru kumva rero icyo kintu nicyo abantu batajya noneho ngiye kukwibariza wowe ubona ari igiki cyatuma ureka urugo rwawe ukavuga uti ahaho ndasinye bivuyemo nta na kimwe kubera ko icyo kibaye nkasinya nkavuga ngo mbivuyemo sinzaba umumansera mfite umutima ukunda kandi urukundo ni ikintu Imana yaturemanye nacyo ntaho nzarukwepera mu gihe nyiri muzima nagenda nkababara namara gukira ku kababaro nkongera ngasubiramo tena rero aho kugira ngo njye kumenyana n'undi muntu agiye kumbabaza bundi bushyashya nagumana na wa wundi turi kumwe akambabaza nkamubabarira cyangwa amubabaza akambabarira ariko tugakomeza
ibyo kuvuga ngo kereka cyakora yica abantu aho nakiza amagara yanjye. akubwiye se wenda ko atakigukunda atakigushaka atakinkunda atakinshaka nahaguma wazakongera ukankunda ku bubi no ku bwiza. nzamwizirikaho umva gahunda ari ukumwizirikaho cyane. hari nk'umuntu ushobora nko kuza kuranga ikindi kiganiro agahita avuga ati sha wowe nuko utabizi ibyo uri kuvuga oya ni benshi urumva oya hari n'igihe abantu hari igihe bashobora no kutabivuga ariko ndi kuvuga ariko umuntu ashobora kubona ukuntu we byamubaye akavuga ngo uvuga batarabona uraje bikuyeho gutya na gutya nyine nta kintu bivuze ngo nta kintu na kimwe cyatuma utandukana. yewe umva ntacyo pe nimba hari n'uwari ubitegereje niyihangane ntacyo kubera ko tukuri inzira ku murimo kubera ko icyaba cyose turi mu buzima nshobora n'undi akagikora kuko biranangaza kubona umuntu umugore warapfuye agiye ku itangazamakuru avuze ukuntu atazamwibagirwa avuze ukuntu amukunda cyane avuze ukuntu atazigera yongera gukundana nyuma nta mwaka urashira akagaruka ngo arashaka umugore ngo ibyo ngibyo ni ukubeshya baba babeshya. yego rero niba ibyo bintu mbibona njyewe umugabo wanjye aracyariho ngo akoze ikosa cyangwa arambwira ngo ntabwo akinkunda n'ubundi yarambonye arankunda sibyo nziyuburura nze mu yindi sura nshyashya wongera unkunda. ikibazo kibaye uzareba ahantu defa yabaye uvuga uti uko byenda kose umva yego mani ni ukuba nk'uruvu uvuze ngo uziyuburura utekereza iki ku badamu batajya biyitaho mu rugo usanga kenshi hari igihe usanga kenshi umugabo aca inyuma kubw'impamvu urabizi neza ko bibaho ko hari igihe umugabo ashobora guca umuntu inyuma kubera ko umugore yabigizemo uruhare. yego ndabyemera hari igihe umugore abyara ukimara kubyara rwose imipira ya poromosiyo y'iwanyu ikaba iruzuye ugasanga niwe wambaye mu rugo amashereka ariho niba ari amata wanyweye cyangwa ari igikoma byose ni uko nguko umwana yagusobeye mbega uranuka ibintu byose bishoboka sibyo umva tungurusumu ibitunguru ibintu nyine utamenya pe wahanishije watetse mu cyumba harasa neza mu gikoni ni uko nguko ariko wowe urasa nabi mu by'ukuri nyine umeze nabi bishoboka. umugabo nyine araza agaseka akagushimira ariko iki kintu ntabwo kimunejeje ejo aratashye ibirongeye umwana agize umwaka ni uko nguko ngo mbarada ukamaze ngo nita ku mwana wanjye sheri wakita ku mwana pe ariko nawe wakwiyitaho. hari ahantu umugabo aguca inyuma kubera ibyo bintu wakoze kandi nanone ushobora kwiyitaho ugasa neza akaguca inyuma ariko akenshi ubu ngubu aba ari ingeso kandi ingeso y'umuntu ishira iyo yapfuye iyo biri ingeso ni uko biba bimeze wowe kandi iyo wabonye ko ari ingeso nta mpamvu yo kureka kwiyitaho iyiteho pe hari igihe kizagera akitekerezaho. yego bakunda kuvuga ngo abagabo bose ngo baca inyuma we niko byumva abagabo bose baca inyuma se umugabo wawe niba mukubitanye ahantu yaguciye inyuma ubu ngubu umugabo w'umuntu witwa Claudine nawe mwakubitanye nta mpamvu yo kuvuga ngo abagabo bose bacana inyuma hoya none se abagore bose bacana inyuma ntabwo ariko bimeze hari abagabo bafite akageso ko gucana inyuma hariho umugabo utabikunda hari umugabo ushobora kumenya ko wamuciye inyuma agahita akureka hari n'igihe ashobora kubimenya nawe bikamubera inzira yo kuguca inyuma ntabwo abagabo bose bacana inyuma. mwese keca mu buzima nyine bwo mu rugo ni iki kintu wabonye kigoye gisaba kwitondera cyane kugira ngo ubeho nyine wumva nta bintu bikubangamiye cyane hari nk'ibintu mu buzima busanzwe uvuga uti naruriye umugabo wanjye se bitewe n'urugo rwawe buri muntu afite urugo rw'ukuntu rukoze se nkunda gusasa neza nibyo nabonye umugabo akora n'iki kintu tugendeye wenda mu cyumba mu bijyanye n'isuku mu bijyanye n'uko kwiyitaho cyangwa se mu bijyanye n'imyambarire nyine cyangwa se mu bijyanye n'uburyo ushobora wowe kuvuga ngo iki kintu uko byagenda kose ngomba kukibandaho kurusha ibindi. ni ukumwitaho no kwiyitaho ni ukwita ku mugabo no kwiyitaho. umugabo mwitayeho bita se ku mugabo gute shaka ari birebire cyane cyo reka abantu babanze biyandikishe umva akabacika kecapu kano ko kwita ku mugabo urabona ukuntu ameze nk'umuntu uzi kwita ku mugabo. ikindi kintu nkunze nyine ibintu ugiriye abantu banjye inama ni ukuri kw'Imana nibyo 100%. nta kintu na kimwe cyagakwiye gutuma
wumva wasenya urugo rwawe Ntacyo cyane ko Imana hari yanjye. n'abantu benshi hanze baba bategereje ko ko rusenyuka yego akandi kandi ubuze kukubaza uvuga iki kuri ba bantu bajya kuvuga ukaza kumbwira ibibazo by'urugo rwawe kandi nanjye ari njye uzajya kubivuga hanze kaba ari komeraho ibyo ni ubugoryi bwuzuye ubundi bugoryi ni ubugoryi bwinshi pe niba ikintu kibaye niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe mudashaka kuganira ngo icyo kibazo kirangire fata ikayi na bike wandike urire bigushiremo nurangiza urwo rupapuro urufata uruce urujugunye mu mwobo kuko nurubika ruzazana inzika ariko nurira ukandika ukarujugunya uri bumere nk'umuntu waganiriye bigushiremo kuko nibyo byiza yego ikindi mukaza kuganira hariho n'abantu badakunda ko babaganiriza bahita bahinduka nk'intara akavuga nabi hari igihe uhita ubona ko biri buzane ibintu birebire muri ako kanya bireke bibanze bituze hashira iminsi uzabizane muri mudu nziza mwasetse mu biganire birangire nta na rimwe kujya kwiteza abantu bizaba igisubizo cy'urugo rwawe ni bibi pe ikindi rero ku kintu navuga ngo utajya warumbaje kwita ku mugabo nimvuga uburyo njye nita ku mugabo wanjye uraza kumva bihabanye cyane ariko hari igihe ushobora kubivuga hakaba hari nk'ibintu umuntu azi neza ko atajya akora kandi nawe yabikwigiraho nta kintu bitwaye urugero ngewe nk'umugabo wanjye akunda ibiryo natetse iyo mbishoboye impanga zanjye zamfashije nazo wenda nkaza kuryama nijoro ubwo umunsi twatangiye nkaba amezemo neza wenda ntanakoze uwo munsi mba ngomba guteka ngomba gukoresha uko nshoboye nko mu cyumweru nkafatamo iminsi 3 nkamutekera icyo ni kimwe mu bintu navuga ngo mbona kigira icyo gitanga mu rugo kandi kizima mu buryo bwo kumwitaho no kumufata neza ikindi ni ibanga sibyo kugira ibanga mbona ari ikintu cyiza kumugirira ibanga ariko navuga no kugira ibanga ry'urugo rwacu muri rusange nko kuba uri mukuru wanjye ariko wenda urugero hari nk'akantu gasanzwe byakabaye yumva ko namubwiye ariko tukaganiraho turi batatu yumvishije ntako nakubwiye akahita avuga nerese nabyo yakubwiye ahubwo ahoya hari igihe nyewe ndashaka gukomeza ariko nyuma biramushimisha kuko aba yumva na kandi k'amafuti ntabwo uba wakavuze rero nimba akantu karaho kadafite icyo gatwaye utakavuze ni kinini gikomeye bizakugora kubasha kugisohora ngo ujye kuvuga ikindi ubu ni ikihera ibyinshi ko ari ibanga ntabasha kubivuga ibyo by'ibanga mwabyumvishe ni gahunda zakuvanye muri geto cyangwa iwanyu ni izo gahunda nizo za ngo ari za gahunda ariko ngo ni iza nyuma cyangwa ni iza mbere ni iza mbere zibaye iza nyuma gute se reka ngushimire cyane ko wabashije kwitabira ubutumire bwanjye ukaza kuma support muri Clara TV show Ketchup we murabizi ko nta kuntu waba undeba utarareba Ketchup sibyo birashoboka ahubwo ni bandebe ndimo nababwira nti byaba bitangaje kuko ni umudamu mwiza noneho uvuga ibintu byiza kandi by'ubwenge ese urabizi ko ari sister wawe ndanabyibutsa sister wawe yize ku ishuri njye nize Cécile Latifa na Zakia ni babiri aho niba ari bunyibuke simizi Zakia we sinzi hari uwabaye doyenne yigaga imbere yanjye ko sisi we mukuru ufite amaso manini oya uvuze nde Latifa oya Zakia ni Latifa w'amaso manini bombi bafite amaso manini birashoboka ko ari ngo uze kumusura simbizi niba ari bunyibuke ariko uze kumunsuriza ndagushimiye cyane rero Ketchup ni umudamu mwiza uzi kwisobanukirwa nta n'ibintu bya danje agira kandi ubona ko asa neza amashagira amaguru meza rero icyo kintu ngukunda urakoze n'uyu nguyu yego yitwa Latifa asigaye icyuki nabonye ibintu ni umusirimu byatari nabonye ari sawa duherukana kera umva ku ishuri bibaza igihe duheruka so rero ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha kandi ikomeze tuzaza guhemba nta kibazo ni karibu uzasige guhemba Ketchup sawa